Uyu munsi turareba igihe watangirira gukurikirana ibimenyetso by'uburumbuke bw'umugore unabyandika kugira ubikoreshe umenya iminsi y'uburumbuke n'iminsi itari y'uburumbuke. Nyuma y'ibihe bitatu twahisemo bidasanzwe umugore ashobora kunyuramo. Akenshi ku babyeyi bararana n'abana babo, umwana iyo yihengetse arize ahita afata ibere ibintu nk'ibyo, mu gihe iyo batararana amwonsa ku masaha atandukanye. Ikindi gihe kidasanzwe abagore bashobora kunyuramo ni igihe yagize ibyago inda ikavamo. Ikaze kuri Twamenye na Bwiza. Uyu munsi ni igice cya kabiri cy'ibiganiro by'uruhererekane bivuga ukuntu wareba ibimenyetso bigaragaza uburumbuke bw'umugore, ukabireba ubara umenya iminsi watwitiraho n'iminsi utatwitiraho. Uyu munsi turareba igihe watangirira gukurikirana ibimenyetso by'uburumbuke bw'umugore unabyandika kugira ubikoreshe umenya iminsi y'uburumbuke n'iminsi itari y'uburumbuke. Nyuma y'ibihe bitatu twahisemo bidasanzwe umugore ashobora kunyuramo. Icya mbere, ni ryari watangira gukurikirana, kureba no kwandika ibimenyetso bigaragaza uburumbuke bw'umugore nyuma yo kuva ku tunini two kuboneza urubyaro cyangwa se ubundi buryo bwo kuboneza urubyaro bwa kizungu bukoresha imisemburo. Biragoye kumenya igihe byafata ukwezi k'umugore gusubire kumera uko kwari kumeze mbere y'uko afata utwo tunini cyangwa se ubundi buryo bukoresha imisemburo. Ariko ku bagore bamwe na bamwe hari abo bifata ibyumweru bike agahita atangira kujya mu mihango bisanzwe, ubwo na ovulation igatangira kuba. Mu gihe ovulation nyine iri kuba, hari n'abandi bifata amezi menshi mbere y'uko yatangira kongera kubona ukwezi kwe nk'uko byari bisanzwe. Bavuga ko watangira gukurikirana ibimenyetso bigaragaza uburumbuke bwawe ku munsi wa mbere uboneyeho amaraso ameze nk'ayaza muri cya gihe ufata placebo. Placebo ku bantu bafata utunini hari igihe kigera ugafata utunini tutarimo imisemburo kuri benshi cyangwa se bose hakaza amaraso. Rero nyuma y'uko uhagaritse imiti ikoresha imisemburo, iyo haje amaraso ameze nk'ayo ujya ubona muri icyo gihe ushobora kuyita umunsi wa mbere uboneyeho imihango cyangwa amaraso. Noneho nyuma yaho ugatangira gukurikirana ibimenyetso bigaragaza uburumbuke bwawe ndetse ukagenda unabyandika. Wumva ushaka guhita utangira utarabona ayo maraso, ufata uwo munsi ugatangira ukareba nyine ururenda, umuriro ubyukana n'ibindi bimenyetso. Noneho aho ya maraso azazira ugahita ubyita umunsi wa mbere, ukongera ukabara umeze nk'ari umunsi wa mbere, bityo ugakomerezaho ibindi n'ibisanzwe. Ikindi gihe kidasanzwe umugore ashobora kunyuramo ni ukubyara. Ni ryari ushobora gutangira kugenda ureba ibimenyetso bigaragaza uburumbuke bwawe unabishyira ku murongo nyuma yo kubyara. Igihe ovulation itangira kubera nyuma yo kubyara biterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye, ariko iy'ibanze ni uburyo wonsa. Iyo umugore atonsa, ovulation ishobora kubaho nyuma y'ukwezi kumwe cyangwa amezi make nyuma y'uko abyaye. Ariko iyo yonsa bishobora gufata n'umwaka cyangwa se kurenza umwaka atarongera kujya muri ovulation ngo imihango ize nk'ibisanzwe. Mu konsa umugore umwe ashobora kuba yonsa bikaba vuba, undi akaba yonsa bikamara umwaka cyangwa n'ibiri. Mu konsa hari uburyo bwinshi, ushobora konsa ariko utonsa bihagije ku buryo ovulation cyangwa se irekurwa ry'intanga ubitinze. Mu konsa bareba igihe umaze wonsa, bakareba inshuro wonsa mu gihe cy'amasaha 24. Nimba umuntu yonsa nka buri masaha 3, undi akonsa buri masaha 6, urumva ko bonsa inshuro zitandukanye. Ikindi bareba niba umugore yonsa gusa, umwana igihe ashakiye ibere araribona haba ku manywa haba nijoro. Akenshi ku babyeyi bararana n'abana babo, umwana iyo yihengetse arize ahita afata ibere ibintu nk'ibyo, mu gihe iyo batararana amwonsa ku masaha atandukanye. Ababyeyi bafite akazi, bitewe n'akazi ukora usanga umwana umwongereza ku masaha ya nayo, ariko hari n'abandi bafite akazi kabemerera konsa umwana igihe ashakiye ibere. Ibyo byose bishobora gutuma ovulation itinda cyangwa iza vuba. Aho itinda ni igihe umwana yonka uko ashatse igihe ashakiye ibere, haba ku manywa na nijoro. Ikindi, nimba uvangira umwana, nimba umuha imfashabere cyangwa se utayimuha, nabyo bishobora gutuma ovulation iba vuba cyangwa se ikabitinza. Muri rusange
iyo wonsa gusa umwana konka igihe ashakiye ibere cyose akaribona haba ku manywa na nijoro akenshi bitinza ovulation. Ni byiza ko ujya ku muntu wabihuguriwe akagufasha kureba uburyo bwiza wabyitwaramo, kubera ko nkuko twabibonye habanza irekurwa ry'igi, habanza ovulation kugira ubone imihango. Bivuze ko ushobora kubyara ntiwigere ubona imihango ukongera ukisanga utwite, kuko mu gihe ingore yarekuwe wahise utwita ukomerezaho. Niyo mpamvu ari byiza kuvugana n'abantu babihuguriwe bakagufasha kureba uburyo wabyitwaramo mu gihe udashaka guhita usama. Ikindi gihe kidasanzwe abagore bashobora kunyuramo mu gihe yagize ibyago inda ikavamo. Igihe bifata kugira ngo umugore yongere kujya mu mihango ovulation ibe biterwa n'impamvu nyinshi, harimo n'amezi inda yari ifite mbere yuko ivamo. Nimba yari ifite amezi menshi bitwara igihe kinini ugereranije n'igihe yari ifite amezi cyangwa se iminsi mike, bitewe n'amezi inda yari ifite mbere yuko ivamo, ndetse no kuba umubiri nta bibazo bikomeye wagize uretse kuba inda yaravuyemo. Ukwezi k'umugore gushobora gusubira ku murongo vuba. Icyo gihe umubiri ushobora no gufata kuvamo kw'inda nk'imihango, bityo bikihuta cyane ukongera ukajya muri ovulation, imihango ikaza vuba cyane nyuma yuko inda ivuyemo. Muri rusange bavuga yuko ovulation ishobora kuba vuba nko mu byumweru 2 nyuma yuko inda ivuyemo. Ku bandi bagore bikaba bifata byibuze hagati y'ibyumweru 4 n'ibyumweru 6 kugira ngo wongere usubire mu mihango bisanzwe, ovulation ibe bisanzwe. Ni ryari watangira kureba ibimenyetso bigaragaza uburumbuke bw'umugore ukabishyira ku murongo kugira ukuremo amakuru akubwira igihe cy'uburumbuke n'igihe kitari cy'uburumbuke? Bavuga ko iyo inda ivuyemo bishoboka vuba hashoboka uba ushobora gutangira kureba ibimenyetso bigaragaza uburumbuke bw'umugore. Ariko kubera ko gukuramo inda ntabwo ari inda kuvamo gusa, ni n'igikomere gikomeye, kandi ibikomere bikira mu buryo butandukanye ku bagore bamwe. Bagira inama abantu ko ari byiza gutangira kureba ibimenyetso bigaragaza uburumbuke bwawe. Muri make ikintu cyose kijyanye n'ibi ugikora mu gihe wumva mu mutwe witeguye. Hari umubiri kuba witeguye ariko hari no kuba mu mutwe witeguye. Ubundi igihe cyose witeguye ushobora gutangira, noneho igihe imihango izazira ukabyita umunsi wa mbere, ariko na mbere yaho ushobora kuba watangira kureba ibimenyetso. Bivuze ko nyuma yuko inda ivuyemo mu mutwe wumva witeguye neza gutangira, ushobora gutangira kureba ibimenyetso by'uburumbuke bwawe ukabishyira ku murongo, noneho imihango ya mbere yazaza nyuma yuko inda ivuyemo ukabyita umunsi wa mbere ugakomerezaho gutyo gutyo. Muri make nyuma yuko inda ivuyemo gutangira kureba ibimenyetso by'uburumbuke no kubishyira ku murongo, ushaka kureba igihe wasamira cyangwa se nimba ukunda gusama igihe kitari cy'uburumbuke, ubikora mu mubiri wumva witeguye no mu marangamutima yawe wumva witeguye. Naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze, murakarama, naho utaha. Bye.